ya mbere inkomezi. Nabyutse mu gitondo umutima uremerewe, ntekereza ibibazo byanje sinabone ibisubizo. Nerekeza aho banywera ngo nshake humure, ikupa riranyegera riti ngwino ngwibagize byose. Ndanywa nkarushaho kumva norohewe gato, ariko bati ibibazo bikagaruka cyane. Ikupa ya mbere inkomezi niko nibwiraga, rayashimishe cyakanya gato rirongera rirambabaza. Nashimaga icyo kunyangaho aricyo kinyubaga, ariko nkiriwe nyine nkarira mu mutima. Yambwiriza nashyizemo amazi ndagukubise kandi turetse. Hari amagambo akurikiye uze kureba ukuntu wamubonye ko utaburiye natashye hamwe na karesa nakamanze nsayidira mwana we wabonye ko nari nahashye yakose mbanzegetse hano. Reka mfasha mbanze ngere hano n'imikandara yawe. Reka noneho umureke. Ariyo uburyo ko mbona rero dukora ishyirahamwe ryo kwihagarika. Kirazira kikazerera umuvandimwe gukora ikintu ntugikore, kandi ubucuti si bumwe, ariko wasinye. Ariko ja warankoronije ja kubera iki? Hejuru harabyante wongera n'imikanda. Ni njyewe uri kugukorera iki? Uretse kuri gufungira hano bafungira kibombe we. Ugende gukorera serivisi utegereza cyangwa mbone. Nakutegeye wati kera yabategeye ikintu cy'abakibaza. Funga hejuru mfunge hasi. Ariko se urabona ibintu kontarifo. Ko ndagukomeje. Konjuguye.
ariko jawe ku cyumweru wari ufite amavuta nari nagusuye mu itorero buriya birakura ariko ubanza mbere ubonye ncece ubonye ncece ari ndi mu mwanya Okay, ngaho mbwira ubonye iki? kimeze nk'urubero kivuga kimanutse ndabona ukuntu umuvandimwe iki kibuye cyamuguye amazi kanyifata ariko nkaho ibyo bidahagije nkaho ibyo noneho kandi yego maze kurucakira numva ijwi riramye amajwi yawe no ku cyumweru wari ufite ntabwo mujya mutana narakubwiye mwana wa mama dore ariko mu rusengero wansi urusenge wambaye nabo ndimo ndakonja mu gifu uri gukorera ikupa ya mbere ikomezi imbeho irimo guca mu kanwa ntabwo nyine nasanya ahubona mu gifu no ariko nabitse mu gitondo umutima uremerewe nitekereza ibibazo byanjye sinabone ibisubizo nerekeza aho banywera ngo nshake umure ikupa riranyegera riti ngwino ngwibagize byose ushyize muri tageti ndanywa nkarushaho kumva norohewe gato ariko okay natashye ngewe uretse Ngera. gutekereza mbo ku cyumweru wara ariko mbwira biriya bintu zandi nari nararaje byerekana nzi ko twiganye kuri GS Kamuhanda ko nta ndimi bigeze batwigisha zimeze kuri biriya bintu siyansi z'umwuka sirasa gusiza umwuka siyansi z'umwuka we ubwo bijyanye n'umwuka siyansi z'umwuka muri siyansi z'umwuka hari ukuntu hariya hejuru haba imyuka imanuka njyewe mva nkusa bikagera mu bo hasi wowe mfata gutyo naguhaye kayitese se wanze kumugumana urambaza wandetse ngo ceke turi inshuti zidukundana ariko ubu ndakudiye uramemutse sawa mbo reka nkubwire ukuntu uwo muntu mbwiye witwa siyasize umwuka uzamumbwire nanjye reka nkubwire ukuntu memutse ndasabye kureba umukobwa w'amaboko ureba kuri jisho umugabo ureba umukobwa w'amaboko wese umukunda ureba kuri jisho ureba kuri jisho ufite inyuma ntabwo uri kubona amarira atemba wahogoye no kurira byiza birakurira wa nubwo nsetse ariko ndabaga uzakuta ngewe wowe uriterera ukariza umuntu w'umugabo nyangaragati wowe urafata umuntu w'umugabo ukamuriza amarira agashonga ku matama urabona bagufunze wanyishe batabaguye n'ubundi se ntabwo igipfunsi cyanjye cyamubona wari wakubitwe yewe ndeta nkugurira konyaki ariko nuko wari tubihinduye turabihinduye batuma nagura amarira
Teka ya telefone. barakuzamanagura amarira undi Njye kubwira umukobwa wa mabo kwanzanira agasume sha. Ayo marira yawe ntabwo ibiganza byawe yagarika sha wemera kubaza. ariko narindi kumwe nanjye mu mwanya twari kumwe Aro? Aro? uracyahari Ndahari natashye madamu. Hanyuma ya nzu yanjye kuri mu Rwanda yikoreye. Ndi kumwe na nari ndi kumwe na murokore hano ariko inzu yanjye ko yimutse sha madamu. Ndi hari ibishashi by'umukara ariko nyine ndi kubona umuryango ugenda nawe ukurikiye ndaheba. Sha narakurongoye sha ntago wandongoye sha byuka sha none kandi urambona ngewe nkuceke kingura sha we kingura sha ya mugize sha kera twari inshuti zizanamurokore ariko arambwira ngo yisomye icupa umenya no gusoma Bibiliya. Ewe ndimo ndakubwira indirimbo wanyigishije wowe Nyagaragaza. Urangije tega amatwi turirimbe yanjye kunjyana mu kabari unyihinduke umugore wanjye tucyumvikana ndadiha unshuka ngo turirimbe yanjye niko tubayeho imibereho yuzuye amayobera buri wese ariganyira yikora imitwaro nawe unyuzwe nuko musenyi. reka nkubwire ndumva mfite agahinda kenda kunumva reka tujye mu rugo ariko ubanze uruhuke. umva nyine haguruka mpaguruke ngo wahaguruka ngenda komera ubwira uyiciriye yose ubwira agahinda usanga mfite inzegera muri telefone uwahagurukije undi ninde ubu usanga mfite inzegera muri telefone utagize n'icyo zimariye reka mbanze mfate ya bose ariko sha uranakize sha utunze icyo kintu umva nkubwire ariko iki gikapu ni icyacu ntukibagire ntabwo wasiga igikapu ngo cyorokotere. mugomeza wireze nyine ariko ndatashye mwene Kanyarwanda amashi njye navumbuye igisubizo bagutesheje umutwe jugunyama telefone mpande zo mugegera zirohame zokahana zirohame mu kadobo z'amazi ariko batsi ibibazo bikaga